Ivugurura amategeko igice cya 11. Ibitangazo Uhoraho yakoreye Abisiraheli. Mujye mukunda Uhoraho Imana yanyu, muhore mwumvira ibyo bategeka, mwubahiriza amabwiriza n'amateka n'ibyemezo yafashe. Uyu munsi nimwibuka ibitangaza yabakoreye, ibyo n'abana banyu batigeze babona. Mwiboneye uko Uhoraho Imana yanyu yabacyashye, mubona no gukomera kwe n'ububasha bwe bukomeye n'imbaraga ze nyinshi. Mwabonye ibitangaza yakoreye mu Misiri, nuko yagenje umwami wa Misiri n'igihugu cye cyose. Mwabonye ko yatsembye ingabo z'Abanyamisiri ubwo zabakurikiraga mu nyanja y'Uruseke. Yazirengejeho amazi, azitsembana n'amafarasi yazo n'amagare y'intambara, ntizongera kubyutsa umutwe ukundi. Mwabonye namwe ibyo yabakoreye mu butayu, kugeza ubwo mwageze aha, mutibagiwe nuko yagenje baba Rubeni, Datani na Biramu bene Eliyabu mu nkambi y'Abisiraheli. Ubutaka bwasadukiye munsi yabo, bubamirana n'ababo n'amahema yabo, kimwe n'abari babashyigikiye bose. Mwiboneye ibyo bitangaza byose Uhoraho yakoze. Ikizatuma Abisiraheli bahabwa umugisha muri Kanani. Mujye mwubahiriza amabwiriza yose mbashyikirije uyu munsi, mubone gukomera, mwambuke Yorodani mwigarurire kiriya gihugu. Nibyo bizatuma muramba mu gihugu gitemba amata n'ubuki, Uhoraho yarahiye ko azaha abasokuruza n'urubyaro rwabo. Icyo gihugu mugiye kwigarurira gitandukanye n'icyo mwavuyemo. Mu Misiri mwarushwaga no kuvomera imbuto nk'abuhira akarima k'imboga. Ariko igihugu mugiye kwigarurira ni igihugu cy'imisozi n'ibikombe kigwamo imvura. Uhoraho Imana yanyu acyitaho, kandi ahora agihanze amaso kuva mu ntangiriro z'umwaka kugeza mu iherezo ryawo. Nimugira umwete wo kubahiriza amabwiriza mbashyikirije uyu munsi, mugakunda Uhoraho Imana yanyu, mukamukorera n'umutima wanyu wose n'ubushobozi bwanyu bwose, azabaha imvura y'umuhindo n'iy'itumba mu gihe gikwiriye. Bityo muzabona umusaruro w'ingano n'uwa divayi n'uw'amavuta y'iminzenze, n'amatungo yanyu abona inzuri zitoshye. Muzarya muhage. Mwirinde kuyobanga umuyoboke izindi mana muzisenge, byarakaza Uhoraho akabuza imvura kugwa, ubutaka ntibwere, maze mukarimbuka, mugashira vuba muri icyo gihugu cyiza agiye kubaha. Mujye muzirikana amagambo mbashyikirije, muyahozeho umutima, mujye muyambara ku kuboko no mu ruhanga, kugira ngo mutayibagirwa. Mujye muyigisha abana banyu, muyavuge muri imuhira n'igihe muri mu rugendo, muyavuge mugiye kuryama n'igihe mubyutse. Muzayandike ku bizingiti by'amazu no ku bikingi by'amarembo. Bityo mwebwe n'abana banyu muzaramba mu gihugu Uhoraho yasezeranyije basokuruza, muzahaguma ibihe byose, muture nk'umusozi. Mujye mwubahiriza amabwiriza mbashyikirije, muyashyire mu bikorwa, mukunde Uhoraho Imana yanyu, mugenze uko ashaka, mubane nawe akaramata. Nimugenza mutyo, Uhoraho azirukana amahanga baruta ubwinshi kandi abarusha imbaraga, mwigarura igihugu cyayo. Aho muzakoza ikirenge hose hazaba hanyu, uhereye ku butayu mu majyepfo, ukageza ku bisi bya Libani mu majyaruguru, no guhera ku ruzi rwa Efurati mu burasirazuba, ukageza ku nyanja ya Mediterane mu burengerazuba. Ntawe uzaba akomeye imbere aho muzajya hose, kuko Uhoraho Imana yanyu azateza ubwoba abatuye icyo gihugu babatinye, nk'uko yabibasezeranyije. Uyu munsi nimuhitemo guhabwa umugisha cyangwa kuvumwa. Nimwubahiriza amabwiriza y'Uhoraho Imana yanyu mbashyikirije uyu munsi, azabaha umugisha. Ariko nimutayubahiriza, ntimugenze nk'uko mbabwiye uyu munsi, mukayoboka izindi mana mutigeze kumenya, azabavuma. Uhoraho Imana yanyu namara kubageza mu gihugu mukacyigarurira, muzatangarize ku musozi wa Gerizimu imigisha iterwa no kumwumvira, naho ku musozi wa Ebali muhatangarize imivumo iterwa no kutamwumvira. Iyo misozi iri iburengerazuba bwa Yorodani hafi y'ibiti by'inganzamarumbu ya More, uzamutse ahateganye n'i Gilugali, ukambukiranya umuhanda uri mu kibaya cya Yorodani gituwe n'Abanyakanani. Mugiye kwambuka Yorodani, mwigarura igihugu Uhoraho Imana yanyu agiye kubaha. Nimumara kucyigarurira mukagituramo, muzajye mwitondera amateka yose Uhoraho yatanze n'ibyemezo yafashe mbashyikirije uyu munsi.